Nguhaye ikaze wowe tugiye kubana, aho ngiye gusubiza cyangwa se ngiye gufasha abantu mujya mugira ikibazo cyo kwibaza uburyo ki zino foromo z'umugati zikorwamo. Uyu munsi rero nkaba ngiye kukwereka uburyo wakora iforomo yawe y'umugati, bikagufasha ukaba wajya ukorera amafaranga mu nganda zimwe na zimwe zikora imigati, ngira ngo bino bintu ni ibintu bigira n'amafaranga ku bantu babikora bo barabizi ni ibanga ryabo. Iyi foromo ubashije kuba warayize ukayikora ni ibintu byagufasha bikajya biguha amafaranga umunsi ku wundi. Iyi foromo tugiye gukora ni iforomo y'umugati uyu nguyu tubona wa pekupe, ngira ngo nk'uko mubibona hari ibikoresho tugomba kuba dufite, tuba dufite ibati dukoramo iyo foromo ndetse tukagira inyundo, tukagira umukasi, tukagira na metero, ngira ngo ibyo bikoresho byose muri kubibona, zaba inyundo z'ibiti cyangwa se iz'ibyuma na kiriya cyuma mubona cyitwa irayirayi ku bantu bakizi. Kiriya cyuma gikorerwaho ibintu byinshi bitandukanye, ngira ngo wacyifashisha ugakora ibintu byose bimwe muri ibi ngibi dukora hano murabibona. Hariya rero ko wenda ntabashije kubwira ibipimo, ino foromo tugiye gukora ngira ngo wenda ngiye kubanza mbahe ibipimo by'uburebure twabanje gufata. Twafashe uburebure bungana na 38, niyo twafashe, ngira ngo muri kubireba wenda unagereranyije kuva 11, ngira ngo iyo 10 rirangiye murabona imibare igaragaza 10 rya mbere, 10 rya kabiri, bagenda bahindura nyine ukurikije uko metero iteye. Ngira ngo twebwe twafashe 38 niyo twapimiyeho, nibwo burebure bw'iforomo yacu. Hano rero turi gupima, tugiye kugabanyamo rino bati ibice bitatu. Tubanje gupima 12 n'igice, niko duhereyeho, hariya tuhaciye umurongo, ngira ngo kuva aho uyu murongo duciye usubira aho twari tuvuye harimo 12 n'igice, hagati tugiye gusigamo 11 n'igice, tugiye gusigara 11 n'igice mo hagati, naho ducemo umurongo uzamuka. Ngira ngo murahita mubona ikintu tugiye gukora icyo ari cyo n'uburyo tuza gukoramo ya foromo yacu, tukayikora neza kandi bidasabye ibintu bihambaye. Ngira ngo nk'abatekinisiye basanzwe bazi ibintu by'ubucuzi, muzi gukora ibintu bimwe na bimwe hakaba ari byo mutari mwamenya, ngira ngo kuri ino cano rwose muzajya muhabonera ibintu byinshi bitandukanye, kubongerera ubumenyi, wenda kuba bagifite ubumenyi bukiri hasi. Ibyo ngibyo rwose tuzajya tubibafashamo, tubereke ibintu bimwe na bimwe mwakora kandi bikabagirira umumaro, bitabasabye kuva mu rugo ngo mudusange aho dukorera. Aha ngaha dushobora kubigishirizaho gukora isabune z'amoko yose, dushobora kubigishirizaho gukora amari, gukora imbabura, ngira ngo videwo zimwe na zimwe twagiye dushyiraho muba muzibona. Ibyo byose muzajya mubitegereza, n'ibitari byazaho tuzajya tugenda tubashyiraho umunsi ku wundi, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Aha ngaha hakurikiyeho dushyizemo naho 12 n'igice, nk'uko na hariya hambere twashyizeho 12 n'igice, hagati dushyiramo 11 n'igice. Ibyo bice nabyo ndaza kubibasobanurira ukwabyo kugira ngo bize kubafasha mu mibare, ubashe gukora iforomo yawe irangire imeze neza.
ngira ngo wowe icyo usabwa ni ukunkurikira ukareba akantu ku kandi uko nagiye ngakora, ngira ngo ya mirongo muri kuyibona hano iragaragara neza, wenda nubwo kuri kamera wowe utaba uri kubibona neza, ariko icy'ingenzi wita kuri iriya mibare twakoze mbere kugira ngo ubashe gukora iforomo yawe irangire neza. Uhita ufata wa murongo ugacamo akantu gatoya ahantu turi buhinire nka santimetero nkeya, ngira ngo biriya nta gipimo cyabyo tugira nk'umutekinisiye waba abizi, ariko wenda nk'umuntu ugiye kubikora bwa mbere ushobora kugereranyamo nka metero ugapimamo nka rimwe iba ihagije, uzinga igice n'ikindi gice ukaza kukizinga, ngira ngo nituzinga murabibona, 11 n'igice hagati, 12 n'igice ku ruhande n'iyindi 12 n'igice ku ruhande. Tugiye guhinira kuri iki cyuma twise rayirayi, ngira ngo niryo zina ryacyo abantu benshi bakizi, ngira ngo mwebwe muzi izina ryacyo. Aha duhina tugiye guhina igice kimwe, tugiye guhina igice, ngira ngo nari nababwiye ngo wenda ugereranyije uri gukata kariya karongo, hari ahantu twanyujije umukasi twagombaga kuba wenda twasize rimwe, twazinze rero igice, tugiye kuzinga igice hasigara ikindi gice, nacyo ndaza kubereka uburyo tuza kukizinga nacyo tugeze aho biza gukenerwa. Hano rero murankurikira urebe akantu ku kandi, nshuti yanjye rwose hano iyi foromo ugomba kuyiga neza ukayikora, kandi ikaba yaguhereza amafaranga bitagusabye kwirirwa ujya ahantu kure cyane. Ngira ngo ibi bintu wabashije kubimenya, wenda ukagira ikibazo ngo wabiburiye akazi, ahantu mushobora kumenya hari inganda z'imigati muri iki gihugu, hari ahantu henshi hari inganda zikora imigati zikenera bene aya maforomo rwose bakanayashaka bakayabura, kuko ano maforomo nk'umuntu washinze uruganda rw'imigati, abenshi hari ababa batazi aho bajya kubishakira, kandi ni n'ibintu biba bihenze, bigura amafaranga, ntabwo ari ibintu abantu bose baba bazi. Ngira ngo ibi bintu ubashije kubimenya rwose wajya unajya ukinjira izo nganda zigiye zikora iyo migati cyangwa zikora ibintu bitandukanye, ukaba wagenda ubibakorera, bino bintu bikaba byaguhereza amafaranga rwose. Ngira ngo mwabonye ko muri ya mirongo hamwe twaciye hagati tunyujijemo inyundo, dukora akantu kameze nk'umurongo kugira ngo tuze guhina iforomo yacu ize guhita iboneka. Iriya nayita nk'inguni yayo cyangwa se mu mfuruka. Aha hejuru tugiye guhina rimwe, kubera ko twari twagize 12 n'igice, kandi pekupe yacu iba ifite, ngira ngo muzajya mubona pekupe nyinshi ziba inguni zazo zose akenshi ziba zingana. Rero kuri ya 12 n'igice twari twakoze tugiye gukuraho rimwe, hasigare 11 n'igice, ngira ngo no hagati hariya twari twasizemo 11 n'igice, ubwo byose ndumva imibare iraza kuba ingana, 11 n'igice yo ku ruhande na 11 yo hagati, na hano hasigaye turaza gusigazamo 11 n'igice kugira ngo ibipimo byacu twakoze bize guhita bihura neza. Hano rero muri kubibona, naho tugiye kuzinga, tuzinge ya 1 n'igice, turazinga ya 1 nayo tuyizinge nk'uko hariya nayo twayizinze. Murankurikira kuko bino bintu biba bisaba gukurikira, bisaba gukurikira. Urabona ko neza muri hahandi muri ya mirongo twaciye neza niho duhina iforomo yacu, tugahita ikora inguni yayo
ikiba gisigaye ni ugukora akantu tuza gufungamo hariya mu mpande, iforomo yacu igahita yuzura bidasabye ibintu birebire, tugakora n'umufuniko wayo tukawupfundikira nta kibazo. Ugenda ukubitaho inyundo y'igiti ngira ngo muri kuyibona, ngira ngo igice cya mbere cy'iyi foromo yacu murabona ko kirangiye. Ibipimo mbibutsa yuko hano dushyize hariho 11 n'igice, hagati hakagira naho 11 n'igice, hariya naho mwabonye uru ruhande narwo rukagira 11 n'igice, na ruriya rusigaye nakita ko rurimo hagati narwo rukagira 11 n'igice, ibipimo byacu bigahita bihura neza. Ngira ngo abantu wenda nk'umuntu utari wakora zino foromo, utari wamenya ibyazo uburyo zikorwamo, ushobora kugira ikibazo ngo bino bipimo nzabikura hehe. Umuntu uzaguha ikiraka cyo kumukorera zino foromo agomba kuza yitwaje umugati, ndetse ikindi ugahita ukubera n'ifunguro ryawe rya buri munsi, kubera ko uwo mugati aba yakuzaniye ntabwo awusubizayo. Uwo mugati nawo warangiza gukora nyine ukaza kuwihemba nta kibazo. Urumva ko abantu b'abatekinisiye rero twebwe tubayeho neza nta kibazo rwose, ni ukuza gukoresha iforomo utuzaniye n'icyo kuza kurya nyine tumaze gukora. Hano rero icyo tugiye gukora utuntu two gufunga hariya mu mpande, iforomo yacu ihita irangira. Hari ibyo ntari mbarangirije, uwo muntu uzaguha icyo kiraka cyo gukora iforomo azakuzanira umugati ufite ibipimo yifuza, cyangwa se azakubwira mezire, ariko akenshi ugomba kumutuma umugati keretse wenda ari umuntu ugiye gukora bwa mbere, ariko nawe iyo ari umuntu ugiye gushinga uruganda, hari imigati aba yifuza gukora uko iba ingana, ashobora kugenda akawugura muri alimantasiyo akawuzana, akaba ari wo upimisha, noneho ugakora iforomo neza neza ifite ibipimo bihura. Iyi ya 11 n'igice mwabonye, tugomba neza iyo turi gukora inguni, iyo 11 tugomba kuba turi kuyibona neza kugira ngo ibipimo byacu bize guhura bimeze neza. Ngira ngo aka kantu dupimye turagaha 11, uruhande rumwe turagira 11 n'igice, hejuru naho tuze gupima 11, ariko hari ibyo tuza kurenzaho kugira ngo tuze gufunga bize imibare yacu ize guhuriramo. Ni ukuvuga ngo muri ya 11 n'igice twabonye izamuka na 11 n'igice itambika, akantu kaza kujya mu nguni turaza kugaha 12. Igice kimwe turaza kukizinga nk'uko mwabonye twazinze hariya kugira ngo ibipimo byacu bize kuzura. Turapima 12 n'igice, ubwo turaba turengejeho rimwe. Uruhande rumwe turazinga igice n'urundi tuzinga igice, haze gusigara ya 11 yacu n'igice. Noneho mu bujya hejuru dushobora kugira, kubera ko hejuru naho hafite 11 n'igice, dushobora kugira 12 n'igice, hasi tukaza kuzinga igice, hejuru tukaza kugakuba, tukaza gukubanaho igice kugira ngo ibati ribe ritatema umuntu. Ngira ngo muraza kubibona nituza kuhagera, ibyo ngibyo nituhagera murahita mubisobanukirwa kurushaho. Tugiye kugapima rero ako nakita nk'ikote, wenda ku bantu bazi gukora ibintu bya mari mwebwe muba mubyumva cyane, ntabwo aba ari ibintu bisaba ko umuntu asobanura cyane. Ndi kwifashisha kariya kantu nakoze kugira ngo mbashe kubona ekeri, buriya nayo ugomba kuba uyifite, usibye ko ibintu by'abatekinisiye nyine iyo dufite
iyo twamaze kumenya gukora ibintu, hari ibintu biba bitagidusaba ibintu birenze cyane nko gushaka ekeri, ushobora kunagereranya neza ibipimo byawe ukaza kubikora bigahura utifashishije iyo ekeri tubona. Ariko sinkubwiye nk'umunyeshuri nawe ngo uzajye ukora ibintu bizagende bikuvange, ugomba kuba ufite ekeri ukabanza ukamenya gukora ibintu neza, wamenya kumenya gukora ibintu neza noneho ukaza kuzashaka ukuntu ibintu byawe ujya ubikora nawe nyine, wabikora nyine utagendeye kuri ekeri, ibyo nta kibazo, ikizima ni uko ukora ibintu bagusabye kandi ukabikora neza. Aha ku ruhande rero icyo tugiye gukora, tugiye gukataho akantu gatoya kugira ngo tuze kubona uko tuzinga ziriya nguni. Ako kantu gatoya dukaseho nta gipimo ngira ngo hariya tugendeyemo, ariko ngira ngo uruhande rumwe mwabonye turaza kuzinga igice igice, ku ruhande turazinga igice n'urundi ruhande tuzinga igice, ni impande eshatu tuza kuzinga igice igice kugira ngo tuze kubasha kwambika ya foromo yacu ihite irangira. Ngira ngo tugiye kuzinga agace kamwe, ubwo ni igice n'ubundi ni igice cya santimetero imwe tugiye kuzinga, urundi ruhande narwo turaza gushyiraho igice naho cya santimetero imwe. Noneho icyo gice kubera ko uruhande rumwe twari twagize 12, wenda aha niho ngiye kubasobanurira hari isomo, uruhande rumwe kubera ko twari twashyizemo 11 n'igice, tugiye kuzinga twari twagize 12 n'igice, tugiye gukuramo rimwe, uruhande rumwe tugiye kuzinga igice n'urundi tuzinga igice, hahita hasigara 11 n'igice. Ngira ngo biraza guhita bihuriramo na bya bipimo hariya dufite, iforomo yacu iba irarangiye. Ngira ngo wenda ku batabisobanukirwa ibyo ni imibare iba igoye, ariko iyo uri gupima ibyo bintu uhita ubibona neza. Uruhande rumwe twashyizemo 11 n'igice, none kano kantu kubera ko kagomba kugenda kagafungamo hariya kandi twari twagapimye gafite 12 n'igice, igice kimwe twakizinze ku ruhande rumwe n'urundi tuzinga igice, hasigara 11 n'igice ihura na bya bipimo dufitemo hariya. Aha ngaha rero tuba tugeze, icyo tuba dusigaje ni ugushaka icyo twakwita nk'ipasi cyangwa se rasoro. Rasoro turayifata tukayisudizaho akantu kameze nk'umukondo ko gufata kugira ngo tuze kuyitegamo imbere, tubashe gufunga akantu neza ku buryo washyiramo n'amazi ntabe yasohoka. Ngira ngo nibyo mubonye hariya dukoze, tuyitezemo ya rasoro, hariya tuba dufite tunayi tukakanda kugira ngo bize kugenda bihure. Hariya rero duhita dufata akanyundo tukagenda duhondaho neza, tukagafunga neza, bihita byikuba bikamera nk'aho washyiramo amazi ntavemo. Ngira ngo muzagenda mubona nk'izi ngunguru zizamo za godoro, nizo ziba zifunze muri buno buryo. Nibwo rero natwe abantu bakora ibintu by'ubucuzi nibwo buryo tuzingamo ibintu kandi nta sudire bitadusabye ibintu byo gukoresha wenda ngo umuriro, wenda twakoze ibintu bidutwara umuriro. Ibi ngibi turabikora neza kandi bikaba bikomeye cyane. Ngira ngo ahantu hose urutegamo kariya kuma, ukagategamo noneho kakaza gutuma ubasha kuba wakora iforomo yawe neza. Ubu ni uburyo bumwe dukoramo ino foromo y'umugati ya pekupe, hari n'ubundi buryo wenda nzabereka, ariko buno buryo nibwo buryo ushobora gukoresha ugatubura amabati. Ngira ngo wenda ubundi buryo nzabereka nabwo ni uburyo ukoresha bwo bikakwihutira gukora iforomo nyinshi, ariko bigatwara amabati, bikamara amabati. Buno rero ni uburyo bwo gukora nk'uri gukora mari kandi amabati yawe ukayatubura mu gihe ufite amabati magufiya. Uruhande rumwe hariya tuba tururangije,
tugafata n'akandi gakote tukaza tukagafunga mo nanone, tukifashisha ya tunayi yacu dufite tugakanda. Hano rero kubera ko iyi pasi hariya tugiye gushyiramo, wayitegamo kubera ko wenda nta kirenge uri bubashe kuyifatisha ngo nukubita ntisubire inyuma, turaza kwifashisha wenda ibuye cyangwa se ikindi kintu gisa nkaho ari kirekire. Ushobora kwifashisha zino nyundo dukoresha, utegamo imwe wabona ibaye ngufiya ugategamo indi, cyangwa se ugashaka ibuye noneho ukaba ari ryo wategamo kugira ngo bize guhura na kiriya cyuma. Hano rero uri kubona ko ntabwo biri kugerayo neza. Iyo bitari kugerayo neza rero ikintu dukora, dushaka ibuye risa nkaho ari rirerire wenda cyangwa se rigufiya, naryo tukaza kugereka wenda nk'inyundo y'igiti hejuru, cyangwa se iyo ufite iryo buye ari rinini birakorohera. Wenda hano ntaryo dufite rinini, turaza kwifashisha ibuye risa nkaho ari ritoya, dutegemo inyundo hejuru bize kutworohera. Ngira ngo wenda inyundo imwe tugiye kuyikuraho dushake ibuye. Wenda uri kubona ko dutezemo iriya nyundo ntabwo byahura, ariko nidufata ibuye rimwe tukarishyira hasi tugashyiramo inyundo hejuru, birasa nk'ibigiye hejuru. Iforomo yacu nitageraho turahita dutegaho wenda akandi kantu gatoya, iforomo yacu ihita igeraho neza, dukubitishe inyundo bitadusabye gukoresha ka gapasi cyangwa se ako twakwita akarasoro twakoreshaga. Dufunge ruriya ruhande neza, n'urundi narwo turufunge neza bihite bihuriramo, iforomo yacu ibe irarangiye, tube dusigaje ikintu cyo kuyikorera umufuniko wo kuyipfundikira. Ibi ngibi rwose ni ibintu bishoboka, ni ibintu kubyiga bishoboka, kandi utitaye kuvuga ngo uziga ikintu kimwe. Ngira ngo muri ibi bintu by'ubutekinisiye habamo ibintu byo kuvumbura, tugakora ibindi bintu ushobora no gukora bitaba no ku isoko. Ugenda uhanga n'utundi tuntu twakurura abantu, cyangwa se twaba twanaguha n'amafaranga. Ushobora no kwigana n'ibindi bintu ubona ku isoko bisohoka byarakozwe n'abandi bantu wenda, cyangwa se n'izindi nganda zihambaye. Ngira ngo no muri ibi ngibi hari ibindi bintu ugenda wivumburiramo byawe, ukagenda wigana ikintu n'ikindi, kandi nawe ukaba wabikora bikaguha amafaranga. Ngira ngo abantu mudukurikira kuri ino cano mwagize neza. Ibi bintu ngira ngo kubibigisha kuri YouTube, ngira ngo ntabwo ari ibintu navuga ngo wenda twe biduhereza inyungu cyane, kuko ugereranyije n'umwanya dufata turi kwigisha bino bintu, n'umwanya twongeraho kwa porodinga zino video kugira ngo zibagereho, ni amafaranga twebwe bidusaba n'umwanya. Ariko nkawe ushobora gufata umwanya ukagura interineti yawe y'amafaranga atarenze na 500, ugakurikirana video ikaza kugufasha, ikagira ibyo yakwigisha. Ngira ngo kuba wabyiga rwose nta gihombo cyaba kirimo. Interineti yawe niyo wagura interineti y'igihumbi, usibye ko ibi ngibi nta interineti nyinshi bitwara, n'interineti y'igiceri cy'ijana wayikoresha kandi ikabasha kugufasha ukareba ibintu, ukaba wanabyiga neza bitagusabye ibintu bihambaye. Ka gace kamwe ko hejuru ngira ngo mwakabonye ko twagahinnye kugira ngo bitazatema umuntu, kariya kandi twakarekeyeho. Icyo dukora ni ugukubitaho akanyundo gatoya kugira ngo bize kugwa kuri ekeri neza. Ngira ngo iforomo yacu muri kuyibona hano ko yarangiye. Icyo dusigaje tugiye gukora umupfundikizo, tuyipfundikire kugira ngo wa mugati wacu nusohoka muri ino foromo uzaba ufite ibipimo bingana n'iriya mibare twebwe twakoze. Mbibutsa ko iyi mibare twakoze
ishobora kuba idafite umugati uri ku isoko, icyo ngicyo mucyitondere, ishobora kuba idafite umugati uri ku isoko. Hano rero dupima, twapimye tugereza kuri turapima tugahera hariya twabonye ku musozo w'indiba turi gushaka umupfundikizo. Ngira ngo mwabonye tuhashyira metero, urapima neza ukagarukiriza hariya hantu twahiniye, kugira ngo umupfundikizo tuza gukora tuze kurenzaho naho ibipimo byawo bikeya, kugira ngo bize guhuriramo neza. Kariya kantu mbibutse ko twari twazinze igice hejuru, uruhande rumwe ruzinze igice n'urundi ruhande rukaba ruzinze igice. Ni ukuvuga ngo kubera yuko twazinze uruhande rumwe igice, kandi hagati hakaba hafite 11 n'igice, urumva deja byamaze kuba igice twongeyeho kuri ya 11 n'igice ku ruhande rumwe, bihita bibyara 12, wakongeraho n'ikindi gice kiri hakurya bigahita bibyara 12 n'igice. Bivuze ko tugiye gupima umufuniko ufite 12 n'igice, twongereho rimwe iza gutuma tuzinga uruhande rumwe igice nanone munsi, n'urundi munsi ruze kubyara igice, bihite bibyara 12, birahita bibyara 13 n'igice. Niko dupimye hariya, ngira ngo muraza kubibona nidushyiraho umupfundikizo, ibintu byose biraza guhita bihuriramo neza, iforomo yacu iba irarangiye. Ngira ngo iyi mibare wenda ni ibintu muzajya mureba mukanabyitondera, ni ibintu biba bisaba ko ukora ibintu bidahusha, kandi ugakorera ibintu umukiriya akagenda yishimye, apana bya bindi byo kuza ugasanga umuntu agukoreshejeho ikintu akubwiye ngo nkorera 12, agasanga warengejeho ibice. Ibyo bice ntabwo ugomba kubirenzaho, ugomba gukora ibipimo baguhaye neza neza, akagira ngo ni imashini yabikoze. Ngira ngo abantu wenda mujya mukoresha bino bintu rimwe na rimwe, muzi abatekinisiye b'abahanga baba bafite ibipimo, baba bakora ku buryo ibintu bakora ibipimo bigahuriramo neza. Muzi n'abantu bandi babaswa, usanga wamuhaye ikintu wamubwira ngo nshaka 12, ugasanga yarengejeho ibice. Biriya bintu nta mutekinisiye w'umuhanga biriya bintu ujya ubikora. Umutekinisiye niba umubwiye 12 yumva ko ari 12, nta gice na kimwe aba agomba kurenzaho, uba ugomba gukora ibintu bihuriramo. Ngira ngo nk'iyi foromo ntabwo waba wagiye urenzaho ibintu by'ibice ngo ukore ino foromo uze kuyipfundikira, cyangwa se uze kubasha gufunga ziriya nguni atari sudire wakoresheje. Ngira ngo nta hantu na hamwe mwabonye twakoresheje sudire. Nta muriro, ni ibintu ukora ukabikora bitagusabye umuriro. Bibutsa ko iyi foromo yacu ifite 48. 48, nari nibeshyeho gatoya, ifite 38. 38 dufite, turakora umufuniko wa 38, niturangiza uruhande rumwe turenzeho umupfundikizo, turarenzaho 1 n'igice kuri za santimetero twabonye. Turafata 38 twongereho 1 n'igice, bihite bibyara 39 n'igice. Niturangiza hahandi hari 11 n'igice twabonye byabyaye 13 n'igice, kubera uruhande rumwe twahinnye igice no hakurya tukahina igice, naho bize kubyara. Ubwo nidufata ya 13 n'igice tukongeraho 1, birahita bibyara 14 n'igice. 14 n'igice, ubwo turaza guhina uruhande rumwe igice,
n'urundi gice hasigare 13 n'igice, ya 13 n'igice bihite bihuriramo noneho umupfundikizo wacu ubashe kujyaho. Ngira ngo hano mu guhina nta metero cyangwa se ahantu twaciye umurongo, ni ibintu dushyize mu mutwe. Ushobora gupfundikira, ngira ngo hariya dushyizeho metero. Dushaka ya 13 twabonye, ngira ngo hano turaza kugenda duhina akantu gatoya, nitumara kugahina icyo turakurikizaho, turaza gufata uyu mupfundikizo wacu dupfundikire ya foromo yacu, ibintu bihite bigenda neza mu buryo nk'uko twabishakaga. Hano tugiye guhina akantu gatoya, niturangiza turashyira ku iforomo yacu turebe neza nimba wa mupfundikizo ushobora kujyaho. Ngira ngo uri kubibona, hari akantu kari kuburaho gatoya. Iyo ubonye hari ikintu kiri kuburaho, ushobora guhinura uruhande rumwe. Ngira ngo uri kubibona ko turi guhinura uruhande rumwe. Rwa ruhande nituruhinura kubera ko katari kujyamo neza, kandi iforomo uyu mupfundikizo wayo ugomba kuba ujyamo wirukanka. Numara kujyamo neza wirukanka, biraza gufasha umuntu uzajya upfundikira ino foromo, cyangwa se ashaka gukuramo umugati awukuremo bimworoheye bitamusabye imbaraga nyinshi. Hano ngira ngo uri kubona ko birangiye. Ikigiye gukurikiraho buriya ni ukongera kugahina ari gatoya nk'uko twabishakaga, kugira ngo ya mibare yacu ya 13 twari turimo dushaka bize guhuriramo neza bidasabye ibindi bintu byinshi. Ngira ngo hano urabona ko bihise bijyamo neza, foromo yacu irarangiye. Ngira ngo urabona ko bino bintu atari ibintu bigoranye, ni ibintu byoroshye kubikora mu gihe gitoya, ukaba wabona amafaranga, bityo ubuzima bukarushaho kugenda neza. Uri kubona ko iforomo yacu twakoze umupfundikizo uri kwinjiramo neza, nta bintu bigoranye birimo rwose. Rero kuri wowe ushobora kuba ushaka kwiga bino bintu byose n'ibyo twagiye tuvugamo haruguru, ushobora kuduhamagara kuri 0788 73 106. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp, birashoboka tukagufasha. Waba ukeneye kwiga ibyo ngibyo turabigufashamo byose, ubashe kubibona bitagoranye. Ndagushimiye rero wowe twabanye, ari nako ngushishikariza gukora share, ukore subscribe, kugira ngo zino video zijye zikugeraho byoroshye bidasabye ibindi bintu birebire. Uwiteka rero akomeze kuba amera umugisha.